Ndagusujeho nteze amatwi muri aka kanya urasuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 27 Kanama buri mwaka. Tariki ya 27 Kanama duhimbaza Mutagatifu Monika, umubyeyi wa Mutagatifu Augustine. Yabayeho mu kinyejana cya 4. Duhimbaza Mutagatifu Marcone wahowe Imana na bagenzi be mu kinyejana cya 4 i Roma. Ngiye kubagezaho bimwe mu byaranze ubuzima bwa Mutagatifu Monika, urugero rw'ababyeyi b'abakristo. Monika niwe nyina wa Mutagatifu Augustine. Yavutse ku babyeyi b'abakristo muri Algeria mu mwaka wa 332. Monika kuva akiri muto yagaragaje urukundo rudasanzwe afitiye Imana na bagenzi be. Yumviraga cyane ababyeyi be, ni nayo mpamvu amaze no gukura atazuyaje kwemera umugabo iwabo bamuhitiyemo. Yashyingiranywe na Patrice w'Itagaste, anezezwa ahanini n'icyizere cyo kuzamushyitsa ku bukristo, dore ko uwo Patrice yari umupagani kandi akaba n'umuntu ugira umwaga cyane. Monika ariko akagira ukwihangana gukomeye cyane nko mu gihe yabonaga umugabo we yaramukanye umwaga. Bagenzi be nabo yababaniraga neza, bamwe akabagira inama iyo bagiranaga ubushyamirane n'abagabo babo. Izo nama ze zatumaga ingo zifite umwiryane zisubirana ituze. Benshi mu bagore bagaragaje ko kubera inama ze nziza bashoboye kumvikana neza n'abagabo babo, nyuma ndetse bakajya baza no kubimushimira. Monika yapfakaye mu mwaka wa 371 afite imyaka 39. Amaze gupfakara yihatiye gukurikirana abana be 3 umugabo we yaramusigiye, ariko muri bo uwamuteraga impungenge cyane na Augustine kubera ko yikundiraga amaraha. Byongeye kandi Augustine yari yayobotse idini ryitwa Manichaeisme ryarwanyaga amahame ya Kiliziya. Monika rero byaramubabaje ntiyaramworohera, ndetse n'igihe Augustine amutorotse akajya mu Butaliyani, Monika yamukurikiyeyo n'agahinda kenshi. Imirani aho bari baje guhura na Mutagatifu Ambroise wari umwepiskopi wa Milan, aramwigisha maze arahinduka. Monika yagize uruhare rukomeye mu kumufasha kwitagatifuza, ashimishwa cyane no kubona Augustine agarukira ukwemera agahabwa batisimu bari kumwe. Uwo Augustine rero yaje kuba umuntu ukomeye, aba umwepiskopi n'umuhanga wa Kiliziya kuko yagize uruhare runini mu mateka ya Kiliziya. Bavuye mu Butaliyani bagarutse iwabo muri Algeria, Monika yaguye mu maboko y'umuhungu we Augustine. Bageze ku cyambu cya Osti mu mwaka wa 387, apfa afite imyaka 55 y'amavuko. Nguwo Monika, umugore wumvikanaga n'umugabo we ndetse na nyirabukwe. Nguwo uwakwirakwizaga urukundo n'amahoro mu bavandimwe, mu nshuti no mu baturanyi. Ubugwaneza n'ubwitagatifuze bye byatumye umugabo we ayoboka Imana, yemera kubatizwa vuba kandi ahinduka umukristo w'indakemwa. Umunsi mwiza kubitwa ba Monika, umunsi mwiza kubitwa ba Marcelin, umunsi mwiza n'ababyeyi mwese mwiyambaza urugero rw'ababyeyi Mutagatifu Monika. Namwe mwese mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.